Yesu agaruka kuri icyo kintu mu gihe ubwo abayuda urumva nicyo bashaka kumurega, bavuga bati se gukora neza ku isabato ibyo bintu ubivugaho iki? Yesu yavuze ko gukora neza ku isabato ibyo bintu bitabuzanijwe n'ijambo ry'Imana. Umurongo wa 12 b yawo yaravuze ngo nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Rwose igishoboka ko cyagira umuntu umumaro, cyatuma ubuzima bw'umuntu budahagarara, Yesu Kristo yemera ko ibyo bintu byakorwa, kuko niba itungo rishobora guhabwa ubufasha ari itungo, yagaragaje ko umuntu we ari uw'agaciro kenshi umugereranije n'amatungo. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Nshuti mukundwa, duhuriye ku murongo w'umucyo w'isabato, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu Umwami wacu. Nejejwe nuko tugize amahirwe tudakwiriye gupfusha ubusa, kandi dushimira Imana yo kongera kuza kuganira ku ijambo ry'Imana. Njye muvugana ni Habyarimana Eric, nkunda kuboneka hano ku mucyo w'isabato. Ndi kuvugira inyuma ya kamera, imbere yanjye ndi kumwe n'umuvandimwe Hope tumaranye iminsi atuganiriza ubutumwa bwiza, amagambo tuvana mu ijambo ry'Imana mu mibereho ya Kristo by'umwihariko. Ikaze Hope. Nakoze cyane. Ngiye kuguha ikaze kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Nshimira Imana ko yakurinze ukaba wongeye kuboneka hano kandi ukaba uje kutuganirira. Reka ngo umwanya kugira ngo ubashe kuramutsa abavandimwe baje kudutega amatwi, ndetse bamwe ni bashyashya, ubasha kongera kubibwira mu buryo buvunaguye kugira ngo tugendane tuziranye. Murakoze cyane muvandimwe Eric, ndetse n'abadukurikiye bose turabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Imana bikomeze kubana natwe. Amen. Wabikomojeho, ariko kubera ko buri munsi tugenda tubugira abantu bashyashya bagenda baza, birashoboka ko rwose harimo abatatuzi, ariko ku mazina ni Nizeyimana Jean d'Amour. Hari ibiganiro bindi twakoze, iki nacyo ni kigiye kwiyongera kuri ibyo ku nsanganyamatsiko ngari twatangiye kandi tuzanakomeza, twifuza gukomeza kubanamo nabo, kandi Imana yakomeje kugenda iduheramo umugisha. Ubusha twaganiriye kuri iyo nsanganyamatsiko, n'ubundi nsanganyamatsiko yerekeranye n'ibitangaza Kristo yakoze ku munsi w'isabato. Turifuza gusobanukirwa n'isabato mu mibereho ya Kristo. Twifuza gusobanukirwa niba koko Kristo yavanye w'isabato nk'uko bamwe babyibwira bagendeye ku mikorwa yagiye akora kuri uwo munsi. Nibyo uri kudusuzumira mu buryo burambuye. Ushize tuganiriye iby'umuntu wari utewe na dayimoni wari uri mu rusengero. Ese umunsi watuganirira kuri nde? Uyu munsi nabwo ntabwo tujya kure yaho, kubera ko abadukurikiye barabyibuka ko turi mu nsanganyamatsiko y'ibitangaza bya Kristo, ariko by'umwihariko byagiye bikorwa ku munsi w'isabato. Ubwo rero n'ubundi turacyari muri icyo cyerekezo. Uyu munsi tugiye kwerekeza muri Matayo igice cya 12, uhereye ku murongo waho wa 9. Harimo igitangaza cyakozwe n'Umwami wacu ku munsi w'isabato cy'umuntu wari unyunyutse ukuboko. Uyu munsi tugiye kugenda kuganira ku byerekeranye n'umuntu wanyunyutse ukuboko Kristo yakijije. Reka mbere yuko tuganira kuri amagambo, nk'uko bisanzwe, ngusabe ubanze usenge, hanyuma tuze gukomeza ikiganiro. Nakoze cyane. Reka tuhombeke amaso yacu dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mwami Imana yacu, tugushimiye amahirwe n'imigisha wongeye kuduhera imbere yawe. Tuje turabaswa kugira ngo twigishwe nawe, uduhe Umwuka wera aba ari we utubera umwigisha mukuru, kugira ngo twebwe n'abadukurikiye twese tukugireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka nsabe abavandimwe turi kumwe tujyane aho maze kuturangira muri Matayo igice cya 12, umurongo wa 9.
wenda utarahajya yego ndifuza ko wenda abadukurikiye abanza kumenya umugambi w'ijambo ry'Imana twiga buri munsi, yego kuko bafite ukuntu baryiga mu mibereho yabo, bafite aho baryigira mu miryango yabo, bafite n'izindi platform bagenda bakurikiranaho hirya no hino. Ariko se ubundi umugambi w'ijambo ry'Imana ni uwuhe? Buri munsi turaryiga. Ndagira ngo wenda unadufashe udusomere amagambo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3, kugira ngo aya magambo tuzajya tugenda tuyasubiramo, kugira ngo byibura abantu bajye bumva ko iteka ryose igihe tubumbuye ibyo byanditswe byera uyu murimo uba ugomba kugerwaho. Igice ni cya 3 umurongo wa 16, urahadusomera. Urwa mbere rwa kabiri Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Umurongo wa 17, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Imana ntabwo icyubahiro. Ibyanditswe byera batubwiye ngo byose byahumetswe n'iki? N'Imana. Isari ikintu cyahumetswe n'Imana cyo gutakaza? Oya rwose. Bivuze ngo ibirimo hano byose ni uguhumeka kw'Imana, kandi iyo mpumeko yayo cyangwa se guhumeka ko yatubwiye ngo byandikiwe kutwigisha. Bivuze ngo twese bidushyira mu ishuri rya Kristo, ariko kandi bifite n'umumaro wundi utari gusa kutwigisha, kuko bifite umumaro kwemeza umuntu ibyaha. Ntibimwemeza ibyaha ngo bimureke ari umunyabyaha, ahubwo baranatubwiye ngo bikanamutunganya, bikanamanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, abona kuri imirimo myiza yose. Ya mirimo yose abantu turi kuvuga, bya bitangaza twabonye ko tunifuza ko bikorerwa mu bugingo bwacu, iri jambo rifite ubushobozi bwo kutugeza kuri uwo musaruro mwiza ibyanditswe byera bitubwiye. Hirya yayo hari andi magambo n'ubundi twasomye mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, kugira ngo iki gitangaza cyangwa se ibi bitangaza bigenda twumva twiga, natwe nyine twumve kubera iki ibyo bitangaza koko bikenewe ko bigarukwaho. Mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose mu cyigisho cya 44 tuvuga ngo ikimenyetso nyakuri kuri page ya 320 muri version ya 2018. Icyigisho nakibabwiye, hari amagambo ngo iyo ubutumwa bwiza buvuzwe mu gihe cyacu, hari benshi bavuga nk'abayuda bati twere iki kimenyetso dukorera igitangaza. Nta gitangaza yakoze uwo ni Yesu ubwo abafarisayo babimusabaga, nta n'icyo yakoreye mu butayu ubwo Satani yamugeragezaga. Ntabwo aduha imbaraga kugira ngo dukore ibyo kwiyerekana ko turi intungane cyangwa se ibibazo byacu bishingiye ku bwibone no kutizera. Nyamara ubutumwa bwiza ntibubura kwerekana ikimenyetso bukomora mu ijuru. Barakomeza, mbese ntibyaba igitangaza turamutse duciye ingoyi ya Satani? Ingoyi ya Satani ubwabyo ni iki? Ni igitangaza. Ahubwo buri wese akwiye kwibaza ngo mbese iki gitangaza cyaba kirimo gukorerwa mu bugingo bwanjye? Si icyo gusa, kwanga umwanzi Satani ntabwo bisanzwe biri mu mutima w'umuntu, tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana. Iyo wari usanzwe ayoborwa n'imitekerereze iyobye kandi igoramye, aciye ingoyi, akiyegurira guhamagara guturutse mu ijuru, igitangaza kiraboneka. Iki gitangaza kiboneka mu bugingo bw'umuntu wiyeguriye imbaraga irema ya Kristo, ari nawe jambo. Iri jambo turi kwiga tubonyemo wa mumaro n'ubundi ni Kristo ubwe, ni uguhumeka kw'Imana. Iki gitangaza kirongera kikaboneka, kandi niko bimera iyo umuntu wabaswe n'imitekerereze yo guhaba asobanukiwe n'ukuri kuboneka mu byanditswe byera. Ubwo rero wa mumaro w'ijambo ry'Imana ni uko ugomba kutugeza kuri iki gitangaza, ubugingo bugatandukana n'icyaha, bwa bumwe busanzwe buri hagati y'umuntu na Satani bugacika, hakaremwa isano nshya hagati y'umuntu n'Imana. Icyo gitangaza rero rwose tugiye kubyigira muri uwo murongo, nta nubwo turi buze kujya kure yaho muri iyo mirongo ugiye kudusomera. Abadukurikiye nabo bafate Bibiliya zabo rwose tujyane, nk'uko wari ugiye kuhadusomera mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 12, tugiye guhera ku murongo wa 9. Abo bantu uradusomera twumve byagenze biti. Umurongo wa 9 w'igice cya 12 ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo. Hari umutwe uvuga ngo Yesu akiza umuntu yunyutse ukuboko,
ku munsi w'isabato. Amen. Avayo ajya mu isinagogi yabo asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Uko bamubajije ngo babone uko bamurega. Arabasubiza ati ninde muri mwe waba ufite intama imwe ikagwa mu mwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu ntaruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Maze abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira kuba nk'ukundi. Abafarisayo barasuruka bajya inama ngo babone uko bazamwica. Muvandimwe Eric, ibi bintu biratangaje byanditswe mu ijambo ry'Imana. Nk'uko twagiye tubibona, Yesu akirije umuntu unyunyutse ukuboko, ariko ni ku munsi w'isabato. Ababyibuka mu byigisho byabanje twabonye ko icyigisho kibanziriza iki, twabonye ko hari umuntu Yesu yakirije, ni nyirabukwe wa Petero, wa Simoni, ariko habonekamo n'abandi bantu bacunze ko isabato irangira izuba rirenze, babona kuzana abarwayi kugira ngo bakizwe na Kristo. Ariko mu by'ukuri icyo kintu Yesu yaracyitegereje. Ntabwo ari uko abantu ari ayo makuru aribwo bari bayamenye, bari babizi neza ko Yesu afite ubushobozi bwo gukiza. Ariko kubera ko abantu barabyibuka ko hari ibyigisho byakozwe n'umuvandimwe Olivier agaruka ku migenzo, byagaragaje neza ko hari imigenzo n'amategeko yarashyizweho ashobora kubuza abantu kuba bakwegera Yesu Kristo n'igihe bafite ibibazo, cyane ko nk'igihe wenda muri aya magambo dusomye hano yinjiye mu rusengero ni ku isabato. Muri urwo rusengero nabwo n'ubundi asanzemo umuntu ufite ikibazo cy'ukuboko kwagize kwanyunyutse, ukuboko kwe ntigukora, sibyo? Noneho ikibazo gikomeye kindi kiyongeraho kuri ibi, ba bantu bari kumwe niba bo mu bigaragara uko bibonaga bo bari bazima, uko bibonaga ariko bibonaga ko ari bazima, bafata umuntu urwaye bamushyira imbere ya Yesu, ariko badafite umugambi kugira ngo akire, kuko bari basanzwe babizi ko ku isabato ibanza yari yakirije abandi. Bari babizi neza ko Yesu afite ubushobozi bwo kugira gute, bwo gukiza, ariko bamumushyira imbere badafite icyifuzo mu mitima yabo cyo kugira ngo wa muntu abashe gukira. Ni iki cyari mu bitekerezo byabo? Umurongo waho wadusomeye batubwiye ko icyabibateye bifuzaga uko bamurega. Noneho ikirego nikimara kuboneka, ubwo ikirego kiraba ari iki? Yishe isabato. Kandi umuntu wabaga wishe isabato, mu mategeko ya Mose byari byanditswe ko uwo muntu akwiye guterwa iki? Akwiye guterwa amabuye. Yesu rero baravuga bati uko biri kose ntabwo uyu muntu nakora ibi bintu turaza kwibaza, reka tumutegera aha. Buri hari abantu babaza ibibazo inshuro nyinshi bitagendere gukiza ubugingo bwabo, ahubwo ari impaka za ngo turwane no gutegana imitego inshuro nyinshi kugira ngo barebe aho bafatira umuntu. Nyamara se kandi Yesu Kristo twarabibonye neza ko niwe wavugiye mu bakurambere n'abahanuzi, ndetse abantu barabyibuka. Twabonye uburyo igihe yibazaga ngo mwebwe mugira ngo ndinde, abibaza abigishwa, bamubwiye ko muri rubanda bavuga ko ashobora kuba ameze nka Yeremiya, abandi baravuga batureriya. Ubwo ni ikimenyetso cy'uko we n'abantu yari yaratumye barasaga rwose. Muri Matayo igice cya 5 yari abizi neza ko icyo kibazo kizabaho, abizi ko abantu bazagira ubwo bakavuga batari ko buriya biragaragara ko uyu muntu yaje gukuraho amategeko. Muri Matayo igice cya 5 yereka umurongo 17 yaravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Bivuze ngo ntabwo yari kwica isabato cyangwa ngo yice amategeko y'Imana, kandi n'umuntu ari wagize gute, ari wayatanze. Kuko usenye ibyo yashyizeho ubwe aba yihinduye umunyabyaha, niko Pawulo yavuze muri ayo magambo niko yanditse mu Bagalatiya igice cya 2 umurongo wa 18, yuko ngo umuntu wongera gukora ibyo yasenye ubwe aba yihinduye umunyabyaha. Yesu Kristo aza mu isi yari asanzwe azi ibiri mu bantu. Amagambo yanditse muri Yohana yavuze ngo ntabwo yarakeneye ko abwirwa iby'abantu,
kuko arasanzwe azi ibiri hehe, ibiri mu bantu. Yari azi iyo migenzo yose yashyizwe ku bantu, yinjira mu isinagogi, nta muntu ufite igitekerezo cy'ikintu ari bukore, ariko we yaje mu buryo bwiza bwo gushyiraho umurongo no kongera guhesha agaciro isabato yari yarafashwe nabi igahinduka umutwaro. Ya sabato yari umunezero, Imana yavuze ko ari umunezero. Baravuga ko twabisomye muri Yesaya igice cya 58, twabonye ko umunsi w'isabato umunsi w'umunezero, byari byarageze ubwo abantu badashobora kwishimira ko umunsi w'isabato wagera, kuko niwo munsi abantu babaga bashobora kuba rwose bumva baremerewe, bagomba kwigengesera. Umuntu ntabwo ubwo buryo ari bw'Imana yarigeze iteganya. Habayemo rero ikintu gikomeye tugira ngo wenda dusesengure, kubera ko Yesu yahise ababaza ikibazo. Yesu yafashe uyu murwayi wari unyunyutse ukuboko, bari bamushyize imbere, nawe yari yamubonye, arangije amuhagarika mu iteraniro. Amuhagaritse mu iteraniro, ibibazo birabazwa, kuko ikibazo cyari kigenderewe cyari ikihe? Cyari iki ngo mbese, ubwo turi gusoma umurongo wa 12, umurongo wa 11, Yesu arabasubiza ati, mbese ninde muri mwe waba ufite intama imwe, sibyo, ikagwa mu rwobo ku isabato ntayikuremo? Iki kibazo Yesu yabajije cyagiraga ngo gikangure ibitekerezo byabo ku byo bo bari basanzwe bagira bate, bakora bemera. Mu yandi magambo, imigenzo yabo yemera yuko amatungo abasha kugirirwa imbabazi kuruta abantu. Ntiyari n'imigenzo gusa, kuko ibyo bintu Imana yari yarabishyizeho. Wenda wadusomera mu gitabo cyo Kuva igice cya 23, umurongo wa 4 n'uwa 5, tukumva uko Imana yari yaratanze itegeko. Kuva igice cya 23, umurongo wa 4 n'uwa 5, aravuga ngo nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa n'indogobe ye izimira, ntukabure kuyimuzanira. Yego. Kandi usanga indogobe y'umwanzi wawe umutwaro ihetse yawugwanye, ukagira ngo wirengagize kumufasha, ntukabure kumufasha. Imana ntabwo icyubahiro. Imana ubwo yashyizeho amabwiriza y'uko n'amatungo akwiriye kugirirwa impuhwe. By'umwihariko Yesu anabivugamo hano, yarabati rwose ibyo bintu yarabizi neza ko ibyo bintu babikora, ko iyo itungo riguye cyangwa se rigize ikibazo rikenera guhabwa ubufasha, bwa bufasha bagira barabutanga. Ariko noneho tugarutse kuri ya migenzo yashyizwe ku mategeko y'Imana, yego, biragaragara ko ku isabato ko hariho icyitondera mu mirimo yo gukiza, imirimo yo kwita ku bindi, ariko ko amatungo yo bayitagaho. Noneho Yesu akangura muri bo ahari wenda ikintu cyari gisinziriye batekerezaga cyangwa se batatekerezaga. Umurongo wa 12 wa Matayo igice cya 12, arababaza ngo mbese umuntu ntaruta intama cyane? None ubwo niba intama ishobora kugirirwa impuhwe, umuntu ashobora kugirirwa impuhwe bingana iki? Umuntu yari w'agaciro kenshi mu maso y'Imana. Intama ntabwo iri mu bantu, ntabwo iri mu byaremwe byatumye Yesu ajya kumusaraba, kuko intama nta cyaha yakoze. Ibiramambu icyakora agezweho n'ingaruka z'icyaha, kuko mu murimo wo gukiza umunyabyaha yakoreshejwe nk'igishushanyo. Yaratambwaga amatungo, mbese amatungo nayo yegorewe kunyuka umuntu. Buriya nayo iyo aba afite ubushobozi n'ubwenge bwo gutekereza ajya gushimira Imana icyo Kristo yakoreye ku musaraba. Ariko noneho wa muntu ufite ubushobozi bwo gutekereza, Yesu Kristo ari nacyo cyamuzanye gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Yari abonye ubabaye, ariko ababariye hehe? Ari mu rusengero. Turiye kuri iki kintu, uyu muntu uri mu rusengero, ari mu rusengero. Twabonye neza umugisha mu cyigisho giherutse ubushize, twabonye ko Yesu Kristo yacyashye kandi akanirukana abadayimoni, ariko akoresheje iki? Ijambo rye. Iryo jambo ahantu umuntu bari babasha kuryumva bakarimugiriraho umugisha, hari ikindi kibazo yaje gukemura cyari gitandukanye n'icy'uwabanje. Uyu we yari afite ikibazo yari afite si icy'amaso wenda ngo abe yari impumyi,
si icy'amatwi ngo abe atarumvaga, ikibazo yari afite cyari ikiki, cyari icy'ukuboko. None se ubusanzwe rike ko bizi umumaro w'amaboko ni uwuhe? Ni uwo gukora. Imana iguhe umugisha rwose. Imana yatanze amaboko kugira ngo akore iki? Ibyo bintu nibyo abantu tugomba kumva. Wenda reka musabe udusomere isomo riri mu Befeso igice cya 6, Abefeso igice cya 6, mu Befeso igice cya 6, uradusomera ku murongo waho wa 17. Umurongo wa 17 uragira uti, yego, mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Amen. Mwakira agakiza. Iyo umuntu abwirwa akira, yakiriza iki? Yakiriza intoki, yakiriza ibiganza. None baratubwiye ngo be y'uwo murongo, baratubwiye ngo rwose mwakire n'inkota y'iki? Y'umwuka ari naryo jambo ry'Imana. Ikibazo cyari gihari, Yesu yinjiye muri urusengero ahasanga kwa kubo amatwi nta kibazo afite, n'amaso nta kibazo agira, nta kibazo afite. Ikibazo gifite amaboko yo kwakira no gukora. Kuko urumva arakira ariko akanakora. Ni abantu bangana iki bari aho ijambo ry'Imana rivugirwa ariko bananirwa gushyira mu bikorwa icyo rya jambo ry'Imana rigize gute ribabwiye? Ikibazo gihari rwose, iki kibazo n'abadukurikiye muze kubyumva. Ikibazo wagize wowe udukurikiye, nawe utekereza niki gituma iteka ryose rwose wumva ibintu abantu baranagerageza rike. Buriya abantu baba banagerageje bagakoresha ibishoboka byose inshuro nyinshi. Pawulo ajya kuvuga kuri ibi bintu, buriya iki kintu kirakomeye. Igihe Yesu yinjiraga aha hantu yahasanze rwose, kuko yavuze ngo ahasangamo umuntu. None se wowe uri iki? Nawe ni umuntu. Niba twese turi abantu, bigenda bite kugira ngo umuntu yisange ahantu yumva ibintu rwose yumve ni byiza no kubishyira mu bikorwa yabikora, ariko najya kubikora byanjye afite ikibazo, ukuboko kwagize kwaranyunyutse. Uku kunyunyuka kw'amaboko wenda Pawulo abigaruka mu Baroma igice cya 7, wahadusomera Abaroma igice cya 7 umurongo wa 14, were ku murongo wa 14 urageza hasi gato ku murongo wa 18. Aba bantu bumve rwose n'abadukurikiye rwose mu dukoye tujyane. Nta yindi mpamvu ituma abantu rwose bumva ibintu ntabwo abantu ari uko banga Imana. Rwose abantu babumva, ni nayo mpamvu burya ko abantu bafite ahantu babarizwa, umuntu agira itsinda abarizwamo asengeramo inshuro nyinshi, nuko ibyo bintu rwose aba yumva hari iki, hari urugero yumva ashaka kugendanaho n'Imana ariko akagira inzitizi. Ukuboko kwaranyunyutse. Umurongo wa 14 wahadusomera. Aravuga ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Umva ikibazo rero. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka gukora atari ibyo nkora. Iteka ryose urumva mu bitekerezo bya Pawulo aravuga ati rwose amategeko yo ni ay'umwuka kandi ni na meza. Rwose nifuza no kuyashyira mu bikorwa, ariko iteka ryose ngira ingorane z'uko ahubwo mbago sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka gukora atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Buriya abantu rwose baragambirira, umuntu abavuga byibura nzajya ngerageza mbyuke kare, agashyiraho isaha, agashyiraho reveye, umuntu agashyiraho no muri telefone ka reveye, wenda ati isaha iyi nigera ndabyuka. Ariko n'iyi saha igeze hari igihe igera rwose bikanga, agakomeza agatsikamirwa telefoni cyangwa ikindi gikoresho yakoresheje akazimya batereka ndetse iminota 5 bikarangira bya bintu byanze. Umuntu inshuro nyinshi umuntu agambirira gukora ibintu yita ko ari byiza, ariko bigasoza bimunaniye. Umurongo wa 18. Umurongo wa 18, nzi yuko muri je, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko muranifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako. Yego. 19. Ushaka kurekera aho ngaho. Aravuze ngo nzi yuko muri ngewe nta cyiza kimbamo, kubera ko hari ikibazo cyavutse
mu muntu, bitumye umuntu abasha kuba ari mu rusengero aho iby'Imana bivugirwa na bya byiza rwose yize akabyumva akumva yabikora akanabyifuza akanabigambirira rwose. Abantu bavuga gukiranuka akumva nawe arabishaka, bakumva ya mirimo yo gukiranuka. Ariko hari ikintu ijambo ry'Imana ryatubwiye mu igihe twasomaga amagambo ari mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, batubwiye ngo iryo jambo mu byo rigeza ku muntu ni ukugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, abona ko ari imirimo myiza yose. Bisobanuye ngo rwose umuntu wagerageje bigakomeza kwanga, sibyo? Ijambo ry'Imana tubwiye ngo mwakire inkota y'umwuka, ari ryo jambo ry'iki, ari ryo jambo ry'Imana. Kandi iryo jambo ry'Imana niwe Kristo Yesu. Yesu ubwo arivugira ngo amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Mu yandi magambo, nta muntu n'umwe ushobora kugira ikintu na kimwe yabasha gukora, amaboko azakomeza kunyunyuka, sibyo? Abantu bagambirire rwose gukora ariko byange, kubera ko iki kibazo kitarabonerwa igisubizo. Kugeza igihe ku murongo wenda wa 19 niwo warugiye kudusomera, niho twari tugeze, badusomera umurongo wa 19, ariko udusomere usimbuke ugeze kwa 20, usimbuke ugeze kwa 24 na 25. 19 kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Yego. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Ni iki gituma ingorane abantu yabayeho? Ni impamvu ziki? Ni ubugufi bushingiye ku cyaha. Ubugufi bushingiye ku cyaha, ntabwo umuti uri mu muntu. Pawulo aravuze ati rwose pe, muri njyewe umuti w'iki kibazo ntabwo uri muri njye, naragerageza kugerageza byo ntabyo, ahubwo igisubizo yaje kubona, ari nacyo gisubizo dukeneye, ari nacyo Yesu yari yaje gukemura muri uru rusengero, kiri ku murongo wa 24. Murongo wa 24. Yego. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? 25. Yego. Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Noneho igisubizo umugaragu w'Imana abonye, we yaratatse kandi aravuga ngo ninde wankiza uyu mubiri, kwa kunyunyuka kw'amaboko rwose, kuko mu ngingo ze afite n'ikibazo. Icyo kibazo amaze kukibona aravuga ngo ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Mu bari bamuzengurutse ntawe yabona. Nawe rwose ndagira mubwire ngo bakuzengurutse ntawe uzabona, ahubwo igisubizo rero ngo Imana ishimwe. Amen. Reka rwose dushime Imana ko Imana ishimwe ko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Kandi noneho mbese igihe Yesu Kristo yari ageze kuri uyu muntu ufite iki kibazo, ubwo tugiye dusubiye muri Matayo igice cya 12. Igihe Yesu yari ageze kuri uyu muntu ufite iki kibazo cyo kunyunyuka k'umubiri, cy'ubunyunyuke cyangwa se cyo kudakora, ariko kudakora iby'ijambo ry'Imana, Yesu yaba yaramusezereye amaramutse. Ngaho rwose reka twumve icyo yakoze. Umurongo wa 13. Maze abwira uwo muntu ati, rambura ukuboko kwawe. Amen. Arakurambura, kurakira, kuba nk'ukundi. Imana ntabwo icyubahiro. Yesu Kristo icyo yakoze yakoresheje n'ubundi ijambo rye, aramubwira ngo rambura ukuboko. Numara kurambura ukuboko, icyo yakoze gusa yumviye ijambo rya Yesu. Rya jambo ryinjirana imbaraga ikiza muri kwa kuboko, akurambuye kugira ngo kurakira. Noneho atangira mu yandi magambo, niba kwarakize ukaba nk'ukundi, none atangiye gushyira mu bikorwa, kandi koko ibyo bintu byarakunze. Yewe na Pawulo twabonye hariya waduhaye igisubizo cy'uko igisubizo cyangwa se ibanga yavumbuye ari uko noneho atakirebaho, agiye guhanga amaso kuri Yesu Kristo, kuko Imana izamukiza ariko ikoresheje Yesu Kristo. Reka dushime Imana ko mu musozo w'ubuzima bwa Pawulo, noneho ntabwo yarakivuga ngo ibyiza nshaka gukora ntabwo ari byo nkora. Yaravuze ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, none ibisigaye ni ikikamba ry'ubugingo. Mbese noneho ngo yarakivuga ngo nakomeje gukora biranga, kwa kuboko twageze kwarakize kuko yumviye ijambo rya Kristo. Iri jambo rya Kristo
ryifitemo imbaraga itangaje cyane. Yesu agaruka kuri icyo kintu mu gihe ubwo abayuda urumva nicyo bashaka kumurega, bavuga bati se gukora neza ku isabato ibyo bintu ubivugaho iki? Yesu yavuze ko gukora neza ku isabato ibyo bintu bitabuzanijwe n'ijambo ry'Imana. Umurongo wa 12 b yawo yaravuze ngo nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Rwose igishoboka ko cyagira umuntu umumaro, cyatuma ubuzima bw'umuntu budahagarara, Yesu Kristo yemera ko ibyo bintu byakorwa, kuko niba itungo rishobora guhabwa ubufasha ari itungo, yagaragaje ko umuntu we ari uw'agaciro kenshi umugereranije n'amatungo. Yewe iyo dusomye amagambo ari mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, amagambo ari mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose paje y'150, n'ubundi niyangira 2018, ariko icyigisho ni icya 21. Hari impamvu iteka ryose Yesu yakoraga ibintu ku isabato nk'uko twabibonye. Inshuro nyinshi twabonye ko niyo yabikoraga abayuda bahitaga bashaka uburyo bwo kumurika. Igitangaje ni uburyo aba bantu bifuzaga ko umuntu atakira, ariko we bafite imigambi mu mitima yabo yo gushaka umwica. Ese ari ukwica umuntu no gukiza umuntu ku isabato, igikomeye ni iki? Mu by'ukuri icyari gikomeye cyangwa se kwica ngo ni ukwica n'irindi tegeko rikubiyemo ibyaha byinshi. Buriya icyaha cyo kwica kiba cyaturemo ibyaha byinshi. Haba hajemo icyaha cyo kwanga umuvandimwe, wanga mwene se. Yesu ubwo yavuze ko umuntu wanga mwene se ako kanya deja bamaze no kumwica. Habanje urwango, yanze mwene se. Amategeko y'Imana aravuga ngo rwose amategeko y'Imana yose akuye mu ijambo rimwe ryitwa urukundo. Bivuze ngo uba wabanje kubanza gutandukana n'Imana, kuko Imana yuje urukundo, kandi wowe ukaba utangiye kugira urwango mu mutima, ubwo yamaze kwishyira mu nzira yo gutandukana n'Imana. Yesu yitegereza ibyo bintu, arabirebaho, ntabwo yigeze abacyahira ibyo bintu byabo, yarabihoreye, kubera ko arazi neza ko ikibazo bafite cyari kiri mu byamuze, kuko yagomba gukiza impumyi, agakiza ibipfamatwi. Uburyo barebaga n'uburyo bumvaga byari bifite ikibazo, ariko byibura uwari wagize umugisha wo kumva, ariko akagira ingorane y'uko atabasha gushyira mu bikorwa iby'Imana yumvise. Icyo kibazo yagomba kubanza kugikemura. Rero mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose igice cya 21 kuri paji 150 haranditse ngo Yesu yababwiye ko igikorwa cyo gukiza imbabare cyari gihuje n'itegeko ry'isabato. Buriya rwose cyari gihuje n'umurimo w'abamarayika b'Imana bahora banyuranamo hagati y'ijuru n'isi, bakorera inyoko muntu ibabaye. Yesu yaravuze ati, data arakora kugeza ubu, nanjye ndakora. Iminsi yose ni iy'Imana, niyo isorezamo imigambi ifitiye umuntu. Iyo uburyo abayuda basobanuraga amategeko biba ari ukuri, ubwo Imana yari kuba iri mu ikosa, kandi ariyo nyiri umurimo wabeshejeho kandi ukomeza buri kintu cyose gifite ubugingo, uhereye igihe yashyiragaho imfatiro z'isi. Ngaho nawe tekereza, mu by'ukuri abantu barasengaga, kandi bagasenga basaba imigisha y'Imana. Iyo abantu basenga ku isabato, ikintu gitangaje cyane kandi kinejeje rwose n'abadukurikiye mukwiriye gushimira Imana, ni uko imigisha yose isabwa ku munsi w'isabato. Ntabwo Imana igireka ngo isabato irangire kugira ngo itaza gukora ku isabato, ahubwo ako kanya Imana yisubiza ndetse n'ibyo byifuzo, kubera ko abantu baba barutse imirimo yabo, noneho baba bafite umwanya wo gusabana n'Imana, bagira ibyifuzo byinshi byo gusuka imbere y'Imana biri ku mitima yabo, kandi Imana ako kanya ihita yumva ibyifuzo byabo igatangira kubikora. Ubwo rero Imana yerekanye neza ko ikintu cyose cyatuma ubuzima bw'umuntu budahagarara, ndetse no kugubwa neza k'umuntu, byatuma rwose isabato imuhindukira umunezero, kuko Yesu yavuze ngo isabato ntibuza umuntu gukora neza. Ibyo bikorwa by'ubugira neza bituma, ariko ibyo bikorwa by'ubugira neza wenda abantu baze kubyumva neza, ni bya bikorwa n'ubundi bihuje n'uko ijambo ry'Imana ryavuze. Tuzaza wenda
kubireba mu byigisho bizakurikiraho kugira ngo abantu batajya bashaka gukora wenda uko babyumva, kubera ko iyo mirongo migari nk'uko twayibonye, gusa icyo twabonye ko ni uko Yesu Kristo yazanywe no gushaka icyanezeza umuntu. Muvandimwe, urakoze kuri aya magambo akomeye utuganirije ku byerekeranye n'iki gitangaza Kristo yakoze cyo gukiza umuntu unyunyutse ukuboko ku munsi w'isabato. Icya mbere ni uko twumvisemo ubutumwa bwiza ko Kristo yiteguye gukenura ikibazo umunyabyaha afite, yuko ashaka gukora ibyiza ariko ibibi bikaba ari byo bigitanga imbere. Kristo yiteguye gukemura icyo kibazo igihe tumusanze twemeye ko adukiza. Arategeka ati ukuboko kwawe nikurambuke kumere ukundi. Imana ishimwe. Ariko kandi noneho twinjiye mu mpaka nyirizina. Ubushize ntabwo tuba twabonye iby'izi mpaka, ariko noneho abafarisayo batangiye kurakara ku buryo bari kugaragaza yuko bagomba no kwica Yesu. Umurongo wa 14 batubwiye ngo abafarisayo barasohoka bajya inama ngo babone uko bazamwica kwa kwanyuranya n'amabwiriza yabo. Tugenda tuzakomeza kubireba uko tuzajya mbere. Reka ngira ikibazo mubaza, kandi ndabariza bene data bamwe batuteze amatwi. Amadini menshi agaragaza ibikorwa byagiye bikorwa ku isabato nk'iki cyo gukiza umuntu nko kuzirura isabato kwa Yesu. Ko Yesu Kristo yaziruye isabato, bityo mu mibereho ya gikristo, mu itorero rya gikristo ntabwo isabato ikiri ngombwa. Mbese turamubwira iki dukurikije ibisubizo Kristo yagiye atanga, amagambo Kristo yagiye akoresha? Yego, urakoze cyane muvandimwe Eric, nk'uko wenda aya magambo twari twayavuze, ariko wenda reka tuyasome kugira ngo abantu baze kwiga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17. Biratworohera cyane kudakoresha amagambo yacu, ahubwo twifashisha ya Kristo ubwe avuga ku isano yari afitanye n'amategeko nk'uwayatanze n'ubundi. Muri Matayo igihe yigishaga icyigisho cyo ku musozi, yasanye n'uvuga muri make iby'ubwami bw'Imana. Kandi umurongo wa 17 wenda ndagusaba ubadusomere niba wahageze. Yego, aravuga ati nitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Ni kuzica rimwe ryo muri aya mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, ubwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, ubwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Kandi babwira yuko gucyanuka kwanyu uri kutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze cyane, Imana iguhe. Aya magambo ajya ntangaza cyane. Yesu nk'uwari uje mu isi ariko adakeneye wenda ko abantu babanza kumubwira ibiri mu mitima yabo, uko nk'Imana ari mu ijuru yitegereje imbabare ziri ku isi. Aratureba buri kibazo dufite, kandi abona n'umuti wacyo nturi muri twe, ahubwo abona ko Imana Data wa twese ibona ko igisubizo kiri mu gutanga umwana wayo w'ikinege ukundwa, kugira ngo umwizera wese atazarimuka ahubwo azabone ubugingo buhoraho. Ibyo bintu byamurebereye umutima, aramanuka ariko aza kimwe mu bintu atubwira mwitekereza. N'icyo gitekerezo abantu ntibakireke, kuko mwitekereza ko naje gukuraho iki? Amategeko. N'icyo gitekerezo ubwacyo kugitekereza unyuranyije n'amagambo ya Yesu Kristo ubwe, ubwo uratandukira ubweza baze ngo mwitekereza. None umuntu urisi no gutekereza gusa, ahubwo akoze ikintu turi buze kugeraho hepfo, akoze n'ikindi ubwe yaragitekereje, aragikora, akigisha n'abandi. Ariko amaze kukigisha n'abandi avuga ngo nuko uwica rimwe muri ayo mategeko nubwo ryari ryoroheje, akigisha n'abandi kugira batyo, ngo mu bwami bwo mu ijuru azitwa muto rwose. Ayo magambo twayasomye ku murongo waho wa 19. Ubwo niba abantu bashaka gukomeza kuba bato mu bwami bw'Imana, umuto mu bwami bw'Imana nta bugingo, kuko ntazaba yagezeyo. Aravuga ngo kugeza aho ijuru n'isi bizarangirira. None Eric, nge nawe uyu munsi turi mu ijuru. Ubu bisobanuye ngo isi iracyahari, n'ijuru riracyahari, ariko noneho nabyo baratubwiye ngo bizarangira. Kugeza aho byose bizarangira, ngo amategeko y'Imana yo ntazavaho n'agace gato, yewe nta n'akanyuguti gato kazavaho. Ikibazo cyaje kuba iki? Umurongo wa 20 muri ayo magambo aravuga ngo kandi ndababwira yuko
gukiranuka kwanyu nikutaruta ukw'abanditsi n'ukw'abafarisayo mutazinjira mu bwami bw'Imana. Aba bafarisayo nibo bafite za mpaka zivuga ngo rwose uyu muntu yica iki? Yica isabato, kubw'ibyo akwiriye gupfa kandi ariko tubigizemo uruhare. Niki cyajyaga gutuma abantu bashaka kwica Yesu. Reka twumve igisubizo yatanze ngo twabonye ko turibaza ngo mbese ubwo abantu baze kumviraho icyateye kugira iki gitekerezo muri Matayo n'ubundi gice muri Yohana igice cya 8. Tatugeyo hari igice cya 8 hari impaka n'ubundi kuri Yesu Kristo, bavuga ko ari abana ba Aburahamu nyakuri, nyamara Yesu ababwira ikintu gikomeye gitangaje cyane. Ku murongo waho wa 40, wenda ushatse ku murongo wa 39 kugira ngo abantu baze kumva icyari gihari byagenze biti. Murongo wa 39 baramusubiza bati Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Yego. Ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Yego. Umva iki kintu gitangaje ahangaha. Yesu abayuda bavuga ko ari abahagarariye Imana kuko n'ibingibi bavugaga mwaha bashaka kumwica burya nicyo buriragaho. Ariko Yesu abwiye ikintu gikomeye. Arabwira ati mwebwe muravuga ko muri abana ba Aburahamu, nyamara iyo muza ko abana ba Aburahamu muba mukora nk'uko yagira gate yakoraga. Ariko biragaragara ko amaboko yanyu aracyagize ati aracyanyunyutse, kuko ibyo mushaka gukora ahubwo ni nk'ibyaso. Kandi ubwo ntabwo ngo ni nk'ibyaso, ubwo ni ku murongo wa 41. Yego, mukomoka kuri so Satani, kandi byose arabikira nibyo namwe mushaka gukora. Yesu yatanzemo ikintu gitangaje cyane, ababwira ikintu gikomeye cy'ikintu cyatumye bifuza kumwica. Bwa mbere abanje kubereka ko isano yabo n'Imana bavuga ko bashaka kurengera ntihari, kuko bafitanye ubumwe na Satani. Umurongo wa 37 avuga imbogamizi bagize n'ingorane yahabaye. Wenda wawe udusomera. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu. Yego. Ariko murashaka kunyica uko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Ngiyi ingorane. Murashaka kunyica kuko impamvu mushaka kunyica nuko ijambo ryanjye ridafite iki umwanya muri mwe. Kandi Dawidi we muri Zaburi 119 murongo wa 11 yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. None nta nubwo ashaka gucumura ku Mana gusa, ahubwo barashaka kuyica. Barashaka kuyica. Byari ibintu bitangaje. Ubwo rero kuri baba nabwo batariko Yesu biragaragara ko yaziruye isabato, ni abanze bashakira ikibazo cya mbere nuko badafite ijambo ry'Imana riri hehe mu mitima yabo. Kandi bizasoza icyo abayuda bashatse gukorera Kristo. N'ubundi uyu muntu uvuga ngo Yesu yaziruye isabato, tubonye ko impamvu no kubitekereza ubwabyo binyuranye n'umurongo wa Kristo. Kuko Yesu ntiyigeze agambira gukuraho n'itegeko rito muyoroheje. Ubwo ikibazo rero abantu nibareke gushakira ikibazo mu mategeko, aho wenda no ku isabato, kuko niba umuntu avuga ko Yesu yaziruye isabato, ubwo isabato akaba yarayishe cyangwa akaba yarayikuye, kuko hari n'abihuta cyane bakavuga bati rwose amategeko Yesu yababambye hehe, yarambye ku musaraba. Ariko niki gituma uwibye n'uwishe, noneho umuntu wibye n'uwishe, uretse n'amategeko y'amadini na leta ubwazo zigira ziramufunga ziramukurikirana. Uyu muntu wishe arazira iki niba amategeko Yesu yarayabambye? Niki gituma umugabo ashobora gusanga umugore we ari gusambana, cyangwa umugore yasanga umugabo we ari gusambana, induru zikavuga, divorce zikaba ziraje? Aramuziza iki ko amategeko Yesu yayabambye? Ibyo rero ikibazo abantu mu by'ukuri ntabwo abantu bakunda Imana mu mitima yabo. Nayo singiza bibabwira. N'ubundi muri icyo gice bazabisoma cyangwa nane twasoma. Ndabizi neza ko ntabwo mukunda Imana. Abantu kubera ko inshuro nyinshi urukundo bakunda Imana ari ntarwo, ari ruke. N'amagambo ya Kristo akaba afite umwanya muto mu mitima yabo nk'uko Yesu abivuze. Bisoza bagize urwango banga isabato by'umwihariko. Urwo rwango rwose reka umva rwose abadukurikiye si urwango rundi banga isabato, ni urwango rukomoka kuri Satani washyize mu mitima yabo, kandi amaze kurushyiramo yimura ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Kubw'ibyo rero ntabwo
rwose izi mpaka zishingiye kuri iki gitekerezo kuri iki gitangaza Yesu yari yakoze. Iki gitangaza Yesu yakoze cyari kigambiriye nk'uko twabonye imigenzo mu by'imigenzo bakurikiranye ibyo byigisho, twabonye neza ko isabato yarabaye urukuta ihinduka umutwaro. Igisubizo Yesu yarazanye n'icyo gutura ya mitwaro n'iyi ngiyi irimo yo kubwira abantu ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndagira gute ndabaruhura. Kandi umuntu wari ugeze kuri we yabonaga uburuhukiro bushingiye rwose ku kuba igishinja cy'icyaha gishize, noneho Kristo abonye umwanya uhagije mu mutima. Urakoze cyane, kandi ngira ngo umuntu utigiza nkana wifuza kumva ijambo rya Kristo abasha gusuzuma yitonze n'ibibazo Kristo yagiye abaza cyangwa se ibisubizo yagiye atanga ku bibazo yabashijwe. Ntabwo yigeze ajya hirya y'ijambo rye. Oya rwose. Yesu arabaza ati mbese indogobe yawe yavuyeyo mubigenza muti mukurikije amategeko? Yego. Ubwo n'ubundi abayobora mu ijambo uko ijambo riteganya uko ibikorwa bigomba gukorwa ku isabato. Yego. Ariko biratangaje cyane ko bo mu migenzo yabo umuntu atagirirwa neza. Maze Yesu akavuga ati ntabwo rero kugira neza bibujijwe ku isabato. Amategeko ntabuzanya kugira umuntu neza ku isabato. Iyo ni inkuru nziza, kandi Yesu Kristo aje gusobanura icyo amategeko avuga, ntabwo yigeze ajya hirya yabyo. Imana ishimwe. Natwe nitujya mu ijambo ry'Imana twarisuzuma twitonze. Abavandimwe twakomeje kubana hano twasuzumye duhereye mu itangiriro ngo dushakishe turebe koko niba amategeko yaba hari uko yateganije iby'isabato igomba kuba mu gihe kimwe cyangwa igakurwaho mu kindi, ariko twasanze rwose atari byo. Amategeko twarasuzumye ngo turebe ko isabato ari y'agahato no gukandamiza umuntu n'itegeko riturega, ariko twasanze ari itegeko ry'umunezero, n'itegeko ry'umudendezo, n'itegeko ryo kugirira neza abababaye. Nicyo twabonye. Abantu nitwumve neza ko Imana irakoze cyane, Imana igumugisha rwose. Abantu nitwumve neza ko umugambi w'Imana kuri twe, ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya bati nzi ibyo nibwira nzabagirira ni ibyiza ntabwo ari bibi. Ntabwo Imana ashobora gufata ibintu bibi ngo ibihe abantu. Ntabwo ari kuza mu isi ari byije kongera kwigisha abantu ibintu bibi, ahubwo ikintu yifuzaga ni ikintu gishobora gutuma umuntu isabato imuhindukira umunezero. Icyo Yesu yakoze cyose cyari icyo cyari icyo gutanga umucyo w'ikigomba gukorwa ku munsi w'isabato. Rwose abantu turacyari kumwe, tuzakomeza kubireba ni ibiki byemewe gukorwa ku munsi w'isabato, ni ibiki bitemewe. Tuzabireba kuko icyo kibazo kuko cyari gihari rwose. Imana ishimwe yaduteguriye iyi nsanganyamatsiko, tuzakomeza kuyirebera muri ibi bintu, muri ibi bitangaza Yesu Kristo yagendaga akora ku munsi w'isabato. By'umwihariko ibyo byose byari bigendereye gushyira ku murongo no gukuraho inzitizi n'ibintu abantu bari baragiye bazengurutsa isabato. Byarashobokaga ko Yesu Kristo yabona n'uyu muntu akaba yamusura aho abantu babaga bari, n'ubundi Yesu yarabasangaga, yajyaga mu miryango y'abantu. Ariko wibaza impamvu kuki byabaye ngombwa ko Yesu amusanga mu rusengero kandi ari ryari ku munsi w'isabato. Ibyo bintu bisobanuye ngo rero aho hantu yari hakenewe kugira ngo nawe hatange umucyo. Kandi icyiza bisoza n'ubundi kuri uyu murongo bisoza bigaragaje ko nta tegeko na rimwe babonye ry'ibyo yari amaze gukora rishingiye mu byo ubwabo bisoberaga. Rigaragaza ko Yesu akoze iki? Akoze icyaha. Yari amaze guhamya neza ko gukora neza ku isabato bigize gutya byemewe. Reka dusubikire hano, kubera yuko n'ubundi tuzasubukura mu gihe kizaza dukomeze kuganira kuri ibitangaza Kristo yakoze. Ngushimiye amagambo meza utubwiye muri uyu mwanya, kandi nshimiye Imana cyane umucyo mushya cyangwa se ukumurika gushya kubonetse kuri aya magambo y'icyo Kristo ashaka gukorera ubugingo bw'umunyabyaha. Icyo ngicyo nicyo nzirikanye cyane. Ikindi nzirikanye mu mutima wanjye nuko Kristo n'ubundi akoresha ijambo rye, ayobora abantu mu ijambo. Kabaza ati mbese amategeko ateganya gute? Ntabwo Yesu Kristo ajya hirya y'ijambo rye, ahubwo akomeza kuyobora abantu ku ijambo rye. Ikindi Kristo yiteguye gukemura ikibazo cy'umuntu, kubera yuko nk'uko twabibonye igihe twaganiraga n'umuvandimwe Bernard, twasanze isabato yarabayeho
kubw'umuntu ntabwo umuntu yabayeho ku bw'isabato. Ntabwo isabato yaremewe umuntu kugira ngo imuzanire undi munezero. Imana ishimwe cyane. Sinzi rero niba hari icyo uvuga tugera ku musozo, hanyuma ngusabe usoze n'isengesho bitandukanye. Yego, icyo twakora gusa ni ukongera kwibutsa ibi bintu nk'uko wari ubigarutseho rwose. Ikibazo Imana ifitanye natwe cyangwa se twebwe dufite, ntabwo dufite umwanya mutoya wo gutindana n'Imana mu ijambo ryayo, kandi ibyo bituma tugira rwose amaboko anyunyutse yo gushyira mu bikorwa iby'Imana itubwiye. Temperance bikanga, ndavuga ibi byo kwitungira amagara mazima, rwose byagera ku myambarire, imirire, buri kintu cyose abantu ntibashakire mu kunyunyuka kw'amaboko yabo, kandi impamvu byanga rimwe abantu bakagerageza ubundi bikanga ni uko habuze cya kintu. Twirebaho cyane no kwibaza ngo bizagenda gute, ariko igisubizo rwose iryo somo ndongera kurisoma mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 25. Pawulo yatubwiye ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe, umurongo wa 25, Imana ishimwe kuko izaginyiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Uyu Yesu Kristo yifuza kudukirisha rwose ijambo rye, kandi ubugingo atanga aho abatuye isi boneka muri iri jambo. Iri jambo tumaze kumva, twigiye hamwe twese, Imana rikoreshe kugira ngo rwose ritange ya mbaraga y'ubugingo iririmo, ryinjirane ubwo bufasha ndetse n'iyo mbaraga ikiza mu mitima yacu. Ibyo ni byo sabiye abaduteze amatwi, kandi natwe tubyisabira kugira ngo Imana ibiduhe. Niko gusaba kwanjye mu izina rya Yesu. Reka twisabe abavandimwe, twinginge Imana, dusenge. Urakoze Mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tujya gutangira twagusabye kugira ngo duhagarikire, kandi nk'Imana isoza icyo yavuze urabikoze. Ndakwinginze cyane kugira ngo aya magambo twumvise yinjirane imbaraga ikiza mu mitima yacu, ude kwakirana ijambo ryawe imitima yizera, risoza umurimo waryo. Dore twacu wo kuvuga urarangiye, ariko uwawe ugiye gukomereza mu mitima yacu. Ngo reka uwo murimo mwiza watangije mu mitima yacu abe nawe uzawugeza ku musozo, kandi umusozo uzabe mwiza w'ikivugo cyiza yuko twarwanye intambara nziza kandi tukanesha ku bwa Yesu Kristo. Kuriho gusaba kwacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.